Mu bihe byashize twese twavuga ko amarobo aje ku isi ariko aje kudufasha. AI cyangwa amarobo muri rusange twumva ko aje gukora akazi kacu akadufasha mu bikorwa bya buri munsi, kandi koko niko bimeze. Ariko byaje gutanga irindi somo rigiye rikomeye. Ibyo twikuriye biri kugenda bidusimbura mu mirimo yacu ya buri munsi. Ndavuga amarobo. Uyu munsi usanga akazi kajyaga gakorwa n'abantu kicayeho irobo ari ryo riri kugakora. Iryo robo ntirirasaba umushahara kandi riragakora neza rirushe wa muntu. N'akazi kenshi kagiye gasabwa wenda kuba harimo abantu, usanga abantu baragabanyutse ku kigero kiri hejuru, aho ugasanga amarobo yariyongereye ku kigero kiri hejuru. Ese koko amarobo ashobora kuzadusimbura ku isi akadutwara wa mugati twabonaga? Nibyo koko amarobo ashobora kuzadusimbura ku isi na hamwe bigenda bikora. Muri kampani nyinshi zigiye zitandukanye abantu baragabanyutse, haba mu nganda ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, kubera ko amarobo niyo yari gufata akazi kabo akagakora. Ibi byahita bituma utekereza uti akazi kenshi kazagenda kaba k'amarobo, abantu bicaye nta kintu bakora. Ese uratekereza abo bantu bazatungwa n'iki ko umuntu atunzwe no gukora? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro. Ariko mbere yuko dutangira ikiganiro, reka mbanze nshimire buri muntu wese wagize uruhare rwo kugira aho tugeze ubu ngubu. Umuntu wese wakanze subscribe ndamushimiye by'umwihariko. Ubu tugejeje abasabo bangana gutyo. Nawe nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe, ufungure inzogera kuri no channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubona mu bambere. Kandi kino kiganiro kugira ngo kigere ku bandi bantu benshi, banze ureba aho hantu handitse like, ukande like. Iki kiganiro numva kikunguye byinshi, ushaka ko n'inshuti zawe zigira icyo zimenya kuri bino bintu, ugisharinge haba kuri WhatsApp, Instagram ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ujye muri comment usigemo igitekerezo cyawe. Nibyo koko amarobo cyangwa AI, Artificial Intelligence, ubwenge bwakozwe n'abantu. Mu kiganiro cyatambutse nabasobanuriye uko AI yariyo. Abatarakireba cyangwa batazi AI yariyo nibasuri no channel bagende barebe icyo kiganiro nakoze kuri AI. AI ngiye kubivuga mu magambo nihuta ariko mbasobanuramo gake. AI ni ubwenge karemano bwakozwe n'abantu. Urugero, nimba ufite app yitwa Instagram cyangwa YouTube yingi kundeberaho, hari izindi app zitwa AI nk'urugero ChatGPT, aho iyo app winjiramo ukayibaza ati bite ni byiza, ikahita igusubiza ngo ni byiza. Amakuru ikahita igusubiza ngo ni meza. Wayibwira nk'ikibazo wenda cyo mu ishuri, urugero ukayibaza ati se 10 utiranyijeho 10 ni kangahe, ikahita igusubiza kare 20 neza neza, ukagira ngo ni umuntu muri kuganira. Icyo nicyo bita AI mu magambo yo mu Kinyarwanda, ubwenge bwakozwe n'abantu. AI cyangwa robot si ikintu kiri aho ngaho cyoroheje gutyo gusa, kuko ni ya AI buri munsi ihora yiga amakuru yose aba kuri internet, yose yakusanya ku buryo nayo izagera aho ngaho ikarema ikintu gishya. Urugero, nimba buri munsi usura iyo app nakubwiye ukayibwira ukayibaza ibibazo, aho ngaho izagenda yigiramo ibindi bintu. Nimba ukunda kuyibaza ku bintu bijyanye wenda n'ikoranabuhanga, ukuyibaza nayo niko ibiri kwiga. Undi akaza akayibaza ikintu kijyanye wenda n'ubwubatsi, ukuyibaza niko igenda yiga. Uko nguko igenda yiga niko wa undi wayibajije ikintu atazaza ngo akibure, kuko izajya igenda yiga gutyo gake gake. Icyo bita Artificial Intelligence. Uyu munsi hari amarobo ameze nka AI, hakaba na AI ya system. Ubwo kugira ngo banze kubitandukanya neza, nuko hari AI zishyirwa mu marobo cyangwa ubwenge karemano bukorwa n'amarobo ku buryo irobo ribona riri kugenda rimeze nk'umuntu. Hakaba na AI ikozwe mu buryo bwa system, ibikwa muri mudasobwa cyangwa laptop. Benshi twumvaga ko amarobo ari ibikoresho bije kunganira mu kazi ka buri munsi k'umuntu, ariko ubu ngubu siko bimeze. Byarangiye amwe mu marobo yafashaga abantu gukora akazi ngo kagende neza, ahise yegukana imyanya y'abo bakozi. Ubu ngubu abakozi bakaba bicaye iwabo cyangwa barashatse kandi kazi, amarobo ari yasigaye akora kakani bakoraga. Nshobora kubikubwira gutya ntubyumve. Urugero, ahangaha mu Rwanda muzi abitwaga abakomvayeri. Abakomvayeri ku bantu batabibuka, ni ba bantu bahagararaga ku modoka muri gare bari kurangurijwe bavuga ngo umuntu ugiye hano na hano naze yinjiye muri no modoka. Icyo gikorwa cyonyine cyamuheshaga n'amafaranga y'umushahara we. Si ibyo gusa, yabwiraga n'abantu ati ese ugiye, akamubwira ngo urugero ngiye Karongi, yahitaga amubwira igiciro cy'amafaranga asabwa kugira ngo agere Karongi, umugenzi akakimuha, akahita amuhereza agapapuro kerekanye ko yishyuye ayo mafaranga.
ariko se mwibaza impamvu abo bakomvayeri batakihari? Niyo mpamvu batagihari, nuko akazi kabo kasimbuwe n'ikoranabuhanga cyangwa AI, artificial intelligence, ariyo marobo. Ubu ngubu tuvugana haje ibyo bita tap and go. Ku batabizi dore uko tap and go ikora, uragenda ukagura ikarita yawe aho uyiguze, ukababwira ikigero cy'amafaranga ushaka ko bashyira kuri iyo karita y'urugendo, noneho bakagushyiraho nk'urugero nk'icyatanu. Iyo ugiye gutega imodoka, ugenda mu modoka ugasangamo akandi kuma ukozaho ya karita, bitewe n'aho iyo modoka ibijya inava, amafaranga y'urwo rugendo ikahita iyakuraho, wowe nta kindi kintu ukoze usibye gukozaho ikarita. Ugakozaho ikarita, amafaranga akahita yivanaho, byasona ukahita winjira. Iyo bidasonnye biba bivuze ko nta mafaranga ufite ku ikarita. Ibyo rero tugahita tubihuza na baba konvoyeri twavugaga, babandi bagendaga bishyuza amafaranga mu modoka, ibyo nabyo bikabahesha umushahara w'ukwezi. Ubu ngubu batakibarizwa mu kazi. Nguko uko akazi kabo kagiye kagenda gake gake kayoyoka. Ubu akari akazi kabo gasigaye gakorwa n'amarobo ariyo AI. Si urwo rugero rumwe tugiye gutanga, kuko hari izindi ngero nyinshi zigiye zitandukanye z'akazi kakorwaga n'abantu, ariko uyu munsi kakaba gakorwa n'amarobo. Nko mu nganda, reka dufatire urugero ku nganda zikora imodoka Tesla cyangwa Toyota. Mu ruganda rwa Toyota, muri kino gihe abantu benshi bakoraga mu ruganda rwa Toyota hasigayemo mbarwa, kubera ko akazi bakoraga nko guteranya imodoka gasigaye gakorwa n'amarobo. Kuko guteranya imodoka bikorwa byihuse kubera ko aba ari amarobo bari kubikora. Gutera irange neza, kudesigninga imodoka, kuyambika amapine ndetse n'ibindi bintu bisabwa, abantu benshi bari gukora igihe kinini. Irobo cyangwa amarobo muri rusange abikora mu kanya gato, kandi akabikora ataraza kwishyuza umushahara bwa nyuma. Tugaruke mu ruganda rwa Tesla rw'umukire wa mbere ku isi, Elon Musk. Uru ruganda usibye yuko abantu barimo ari bake cyane, ari mbarwa, ayandi yose akaba ari amarobo, ni narwo ruganda rukoresha ikigero ahanini cyane nka 99% n'amarobo abarizwamo. Nko guteranya zino modoka zo muri no ruganda, nta muntu wasanga ari kuziteranya. Abantu bake baba bicaye kuri mashini nibo bahembwa, andi yose ni amarobo. Bivuze ngo abantu benshi bakoraga muri no ruganda barirukanwe, bakuwe ku mugati. Ubu ntibagihembwa buri cyumweru, ahubwo akazi kabo kasimbuwe n'amarobo. Izo mpinduka zabaye gusa mu nganda zikora imodoka ndetse n'ahandi hatandukanye, ahubwo tugaruke no mu buzima. Ubu ahenshi mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye ndetse na hano mu Rwanda, iyo bagiye kubaga umuntu wenda nk'ikibyimba cyo mu bwonko urugero, ntibagikoresha abantu inshuro nyinshi, ahubwo basigaye bakoresha amarobo. Birashoboka kuba wowe wiryamiye, system ikaza ikakubaga neza, cyangwa irobo rikaza rikakubaga neza, rinakuvura neza kurusha babaganga, ariko inyuma yayo hahagaze nk'abaganga nk'abadogiteri nka batatu bari kureba uko bigenda neza. Yego nyine amarobo ntiyakora nk'abantu 100%, ariko hari akazi kora kurenza abantu 100%. Impamvu aba badogiteri baba bahagaze inyuma si kugira ngo bafashe iryo robo, ahubwo baba bagira ngo barebe ese ibyo iri gukora iri kubikora neza. Byumvikana kuko baba nasi ndetse n'ababa dogiteri bagiye batandukanye babuze akazi kubera ko hari irobo cyangwa amarobo ari gukora akazi kabo. Si ibyo gusa, turacyari mu bitaro aho ubona irobo rikubura rigakora isuku neza nk'umuntu. Bivuze ngo bantu bakoraga amasuku mu bitaro abenshi bagiye kuzabura akazi. Tugaruke hano mu mihanda ya Kigali mu Rwanda, aho imodoka n'umushoferi umwe basukura umuhanda neza bakawukoropa, ibyo kandi bikaba mu minota mikeya ndetse bidatwaye n'amafaranga menshi. Bivuze ngo bantu nimba ari abantu 50 basukuraga uwo muhanda, bose bagiye kubura akazi, hasigaremo bake mbarwa wenda bazajya bakora mu marigori ndetse n'ahandi iyo modoka itageze. Nguko uko akazi gasigaye gafatwa n'amarobo. Bisa nk'ibisekeje kandi biteye n'ubwoba. Reba kuba wicaye muri restaurant ukabona umuntu ugukorera ikawa, wareba uruhande rwawe ukabona akamashini gakora ikawa. Ako kamashini iwe kisabwa no kukaha raporo, kakabwira ngo nshaka ikawa imeze nk'ingiyi n'ingiyi, ushyiremo gutyo nagabanye gutya. Icyo ukora no kugaha raporo, nk'urugero ngo nkeneye ikawa irimo isukari nyinshi, nkeneye ikawa irimo wenda ibiyiko nka 20 by'amata. Icyo usabwa no kugaha raporo gusa, mu masegonda make kakaba kakugejejeho ya kawa yawe yatunganye.
Bivuze ngo ba bantu bari kwigira gukora ibijyanye n'ikawa, ba bantu bize ibijyanye n'ikawa, bivuze ko bagiye kubura akazi cyangwa bamwe batangiye kubura akazi mu bihugu byo hanze, kako akazi kabo gasigaye gakorwa n'icyo bita mashini. Si aho ngaho gusa, ahubwo hari n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ku isi, mu mirimo myinshi igiye itandukanye akazi kari kugenda kabura, nko mu bwubatsi. Urugero, nimba umukire ashaka gusiza ikibanza, ntago azatumiza abafundi cyangwa abayede 100 ngo baze basize icyo kibanza. Ibyo bizatwara igihe kinini, bitware n'amafaranga menshi, mu gihe yari gutumiza imashini imwe ikazi ikabikora umunsi umwe cyangwa iminsi 2, mu gihe abandi bari kubikora igihe kijyanye n'ukwezi. Nguko uko akazi k'abafundi cyangwa abayede kari kugenda kabura. Ni akazi kenshi kari kugenda kabura, kandi ahantu henshi hatandukanye hano ku isi, hamwe kamaze no kubura burundu ku buryo gasigaye gakorwa n'imashini, ndetse n'akandi katarabura hakaba hari ibimenyetso byerekana ko mu minsi izaza kazabura. Hari aho tutavuze, haba mu budozi, mu bucuruzi, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Nko mu bucuruzi, ubu ngubu basigaye bacuruza bakoresheje internet. Nimba ufite igicuruzwa cyawe wibereye i Burayi, nkakigura ndi hano mugahita mukinyoherereza. Hari website nyinshi zigiye zitandukanye zikora ibyo bintu. Ugatumiza imodoka yawe mu mahanga bakayikuzanira aha ngaha bidaciye mu nzira za kure. Bivuze ngo akazi kakorwaga n'abantu bashaka abakiriya, ubu ngubu kagiye kujya gakorerwa kuri website, aho guri igikoresho bitakuvunnye. Bivuze ngo nuko nguko akazi k'ubucuruzi kari kugenda kayoyoka. Abacuruzaga bari kugenda basimburwa n'imashini. Ndabizi mu gihe muza kandi kazi kenshi kagiye gatandukanye, namwe muri kubona kari kugenda kari mu marembera. Bivuze ko mu gihe kizaza kitari kure cyane, ako kazi kazaba gakorwa n'imashini mu mwanya wo gukorwa n'abantu. Nimba nawe ari akazi uri kubona kari kugenda karembera, andika muri comment ukatubwira. Cyane rwose ubukene buzaba bubugarije, kuko akazi bakoraga kasimbuwe n'amarobo. Ese hari ikintu twakora ku buryo amarobo atabasha kwigana, niyo yakigana atakigana 100%, ku buryo ako kazi ariko twaba ducungiyeho, ku buryo amarobo ataza ngo akadukureho nyira dukore ku mugati? Nimba mushaka ko nabakorera igice cya kabiri cy'iki kiganiro babwira akazi amarobo atabasha gukora, ku buryo ariko twaba dukora kugira ngo tubashe kubona umugati, mwandike muri comment ngo yego dukeneye igice cya kabiri. Kugira ngo kino kiganiro kitaba kinini cyane, reka tugisubikira aha. Uyu munsi twavugaga ku kazi kakorwaga n'abantu, ariko ubu ngubu kari gukorwa n'imashini, ariyo marobo. Reka mbibutse gukanda subscribe kuri ino channel, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ino channel ntiyabaheje, kuko icaho na comedy nziza nyinshi zigiye zitandukanye. Munyarukireho murebe ibiganiro byiza by'ubwenge, ariko munaseke murebe comedy nziza z'ubwenge. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.